ari arushaho guhita byumva muri ubwo buryo. Naga abantu bose nta mwana uvuka ngahite nta mwana uvuka ngo uhite umuha amagufa. Ubwo ntituzongeye kubwira Imana ngo Mana ngo turifuza gutsaye tuvuga ati dutegeke mu izina ryayo. Nago ari umwana mu rugo. Ubwo se yakomanga yakwinjira mu cyumba cyawe? Aha, umwana we nibyo bita niyo mwanze gukingura arakubita ate mugira vuba mukingure. Uzi impamvu rya jambo rirashya hasigara ijambo riba muri we rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Urumva icyifuzo no kwatura? Kwatura ni ukurema. Akanwa k'umukiranutsi kararema. Undi we yifuje. Yego. Ya umuntu uhagaze mu muhanda atagenda ntageri yajya. Yego. Nzajya muri Amerika mu izina rya Yesu. Ubwo muri uko gutekereza amaze gutekereza n'icyo ugiye gukorayo. Kuko niyo ugiye gusaba visa barakubaza ngo ugiye gukora iki. Bakareba impamvu zikujyanye. Kuko watekereje rero. Birasaba kugenda no kugaruka. Kuko mu kugenda ari igihura n'uwo mwiganye. Akaguha amakuru. Ndakumva neza. Kuko mu kugenda hari igihura n'umuntu nawe ugukeneye ariko yarakubuze. Akaba atagira telefone yawe. Yego. Mwahura uracyabaho uzi ukuntu umaze igihe ngo ushaka narakubuze. Shalom turabasuje bakunzi ba channel ya Revera Prophet Ernest NYIRINDEKWE ndetse n'abakristo ndetse n'inshuti za Lion Pentecost Blessing Church. Tubahaye ikaze, Imana ibishimire mu byo tugiye kuganira byose, muhabwe mu mugisha. Prophet turakwakiriye. Urakoze cyane. Nubwo tukwakiriye mu rugo ariko nta kundi. Nta kibazo. Imana wa umugisha, turanezerewe n'umugisha udasanzwe kongera kubana namwe muri buno buryo. Amen. Twari tumaze iminsi twarababuze mudacishaho ibiganiro biri recorded muri ubu buryo ari live kubw'akanya gatoya tubizi neza ko mwari mufite nivuga butumwa mwarimo. Turanezerewe cyane. Yego. Hanyuma rero twongeye kubaha ikaze mu byo tugiye kuganira. Ubu nibwo buryo navuga ko abantu bababonyemo bitewe nuko rwose barabashatse ivuga tumwa riragenda rirabaherana. Hanyuma bafite ibibazo byinshi ari byo ngira ngo wenda mu byo nagiye nkusanya, mu byo nagiye numva ku ruhande uyu munota mbahagararire. Hanyuma ivuga butumwa mwarimo hanze y'igihugu wenda murabanza mutubwire byagenze bite na amahoro. Hanyuma mpite nkomerezaho mbabarize, hari abenshi bifuza kumenya uko byayemeze muri Swede, mu Bubiligi, mu Faransa, mu Budage ndetse n'ahandi hose mwaciye muranomeza atambutse. Ni karibu. Reka tubanze dushime Imana. Yego. Mana tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Uyu munsi dusengeye umuntu wese ugiye gutega amatwi kino kiganiro, nacyumve nk'ikiganiro gisanzwe, ahubwo acyumve nk'ikiganiro kije guhindura ubuzima bwe. Ijambo ryawe riravuga ngo nta jambo ryawe rimanukira ku musozi ubusa. Ijambo rimanutse mu butaka, ubutaka bwari bwarumye buhita bubona imvura. Kuko ijambo ryawe riratosa, ijambo ryawe rireza, ijambo ryawe rizana ubuzima. Reka umuntu wese ugiye gukurikira kino kiganiro, nubwo yakumva rino sengesho gusa, ubuzima bwe buhinduke. Ikibazo yari afite mu kazi gikemuke, intambara yarebaga imbere zite zirangira. Bibiliya iravuga ngo biciye mu muhanuzi Isiraheli yakize indwara, biciye mu muhanuzi Isiraheli iratabarwa, biciye mu muhanuzi Isiraheli yakira ubuzima, biciye mu muhanuzi Isiraheli bava mu bunyage basubira mu gihugu cyabo, biciye mu muhanuzi. Mwami Yesu Kristo warivugiye muri Matayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 40 ndetse n'uwa 41, yaravuze ngo ubemera ninjye abayemeye, ngo kandi uwemera muhanuzi kari umuhanuzi azahabwa ingororano z'ubuhanuzi. Mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice cyaho cya 20 umurongo wa 20 haravuga ngo mwizere Imana yanyu, mwizere n'abahanuzi bayo. Oh haleluya. Muri ayo magambo arimo kuvuga ngo izere Imana ubone kurama, wizere n'abahanuzi bayo ubone kugubwa neza. Uyu munsi wa none umuntu wese ugiye kwizera ijambo ry'ubuhanuzi, nk'uko ijambo rimbwira mu rwandiko mu gitabo cya mbere cya Samweli
igice cyawo cya 3 uhereye ku murongo wa 16 kugeza kuri 20. Bibiliya iravuga ngo kuva i Dani ukagera i Berisheba ngo nta jambo Samweli yavuze Imana yigeze yemera ko rigwa hasi. Iri jambo ndaryohereje ku muntu wese ugiye kuryumva, nirihindure uwari urwaye rimukize, uwari ubabaye rimuruhure, uwari ubuze icyerekezo abona icyerekezo, uwari ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, cyaba icy'uburwayi, cyaba icy'imitekerereze, cyaba icyo gutabwa, n'uwari ufite urubanza imbere, n'uwari ufite dosiye imbere yari mayire, ahita atangira kumva ihumure kano kanya cyumva rino jambo. Urakoze Mwami Yesu, Umwuka Wera tumuhaye ikaze kugira ngo abari ukora, nidukore ku bwacu. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Zaburi ya 32 umurongo w'8, Bibiliya iravuga ngo Umwuka Wera ni umwarimu, nzakwigisha. Umwuka Wera ni umujyanama, Umwuka Wera tuyobora inzira yo gucamo. Niyo Bibiliya ivuga ngo nzakwigisha, nzakugira inama, nzakwereka inzira ugomba gucamo. Reka Umwuka Wera bari utuyobora muri iki kiganiro. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ikaze rero pastor, noneho mutubwire. Urakoze cyane. Ingendo twagiye muzagenze neza. Misiyo ya mbere yazanye Kristo nivuga butumwa. Nivuga butumwa no guhindura abantu bakamenya Imana, bakamenya Yesu. Ivuga butumwa rero ryarakozwe. Amen. Muri Swede byagenze neza, Ubufaransa n'ibindi bihugu byose mwakoze mutuha abantu bakiriye Yesu. Tubonye n'umwanya wo gusoza abantu bari muri Swede. Imana ibaha umugisha. Amen. Tubonye n'umwanya wo gusoza abantu bari mu Bufaransa. Imana ibaha umugisha. Tubonye n'umwanya wo gusoza abantu bari mu Bubiligi. Imana ibaha umugisha. Amen. Muri ibyo bihugu nk'uko warubimbaje, ariko n'abandi bagiye kudukurikirana hirya no hino ku isi, turabayambiriye. Imana ibaha umugisha. Amen. Hanyuma rero pastor, munyemerere ntangirire ku kibazo kimwe cyakomeje gusirikira abantu bibaza bavuga bati pastor wacu nagaruka, biri mu bintu twumva twifuza kuba twamubaza. Kubera ubutwari Imana yaguhaye, hari benshi bumva bifuza kugabana kuri uwo mwitero. Rero abenshi barantumye bati genda umutubarize ku kintu bita imbaraga y'ururimi. Kubera muri byinshi byagiye bikoreka muri Elion Pentecost Blessing Church, abantu bahasengera n'abakurikira online bagiye babona uburyo mwagiye mwatura ku bantu barwaye imigongo bagakira, abantu batejwe cyamunara zikagaruka, hanyuma tukabona abandi baje bacumbagira bakagenda bameze neza, abandi byari byanze bigakunda. Noneho abantu bakomeza kuvuga buriya butware buturuka kuki? Ese jewe nk'umukristo nabukoresha nari profete bigakunda? Ese umwana nabyaye yabukoresha bugakunda? Yabukoresha he? Yabukoresha ryari? Yabukoresha yabanje gukora iki? Ni ikibazo kigaragara nkaho gikomeye, ariko kiranoroshye. Amen. Impamvu cyoroshye, Matayo 27 umurongo wa 51 havuga ibitangaza byabaye Kristo amaze gutanga. Yego. Urumva? Yego. Biravuga ngo umwenda ukingirije ahera cyane utabukamo kabiri, uhereye hejuru, kugira ngo buri muntu wese agire gute yigerereye. Yego. Icyo mvuze uracyumvise? Yego. Yohana 1:12 yego kugeza 13 aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa se bw'umugabo, ngahubwo abo babyawe n'Imana. Zaburi ya 2 umurongo wa 6 kugeza ku 10 haravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubyaye, uri umwana wanjye, saba amahanga ndayaguha, azaba umwandu wawe, nabo kumera Yesu uzabavunaguza inkoni y'icyuma. Noneho rero abana mu rugo bose barangana.
hashobora kubamo umukuru, hakabamo n'umutoya, ariko bose ni abana. Yego, iyo ubyaye umwana wawe wamupima yasanga amaraso yawe ahuye na y'uwo mwana. Rero niba twarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, ubwo butware turabufite, ahubwo ikibazo dufite ntabwo tuzi kubukoresha. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ubu butware bw'ururimi, ngira ngo nibwo urimo uvugaho, ubu butware bw'ururimi kugira ngo bubashe gukora, icya mbere ni uko buhagaze mu mahame yabwo. Ayo ni ayahe rero? Urakoze cyane. Haleluya. Ubwo nita nshishikeza n'abantu guhita bafata udukaramu bandike. Imana ishimwe. Icya mbere ni uko buhagaze mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo. Yego. Kuko Satani ubwo yateraga Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Niko Bibiliya ivuga, Matayo 4. Ngo umushukanyi araza kandi yamusanze ashonje. Aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imigati. Yego. Impamvu azanye imigati akazana imitsima ni ukubera azi neza yuko amutereye ku nzara, kuko yari azi ko icyo akenye ako kanya n'icyo akeneye cyihutiwe ni ibiryo. Kuko yamutegeye ku nzara. Yesu kuko yari azi ibyanditswe, yahise amubwira ngo handitswe ngo. Urumva icyo kintu? Handitswe ngo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose uzakora udahagaze mu ijambo. Ubwo navuze ku muntu wakiriye Yesu. Ibintu byose uzakora udahagaze mu ijambo bizagira umusaruro muke. Urabyumva? Yego. Bizagira umusaruro muke. Ihame rya mbere ni uguhagarara mu ijambo ry'Imana. Ese ninde uhagarara mu ijambo? Ni umuntu wamaze kwinjirwamo n'ijambo. Ijambo nindi ni Kristo. Yohana 1, mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. 10 yaje mube, abe ntibamwemera. 12 icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Ni ukuvuga kugira ngo bashe no kurihagararamo, ni uko mbere ya byose ugomba kubanza ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yego, utarakira Yesu ntabwo ushobora kwatura izina rya Yesu. Uranyumva? Yego. Abantu bamwe bigeze birukana dayimoni, baragenda bavuga ngo turirukana dayimoni mu izina rya Paulo, turayimwirukana mu izina rya Yesu twumvanye Paulo. Dayimoni zirangije ziravuga ngo uwo Paulo muvuga turamuzi. Uri muranyumva? Uwo Paulo muvuga turamuzi, mwebwe nago tubazi. Kumva ikintu bamubwiye? Paulo yavugaga izina rya Yesu, ariko dayimo aba bana bo ntago bari bazi izina rya Yesu, ni bari bazi n'irya Paulo. Bari bararyumvanye Paulo ariko batarizera izina rya Yesu. Ni ukuvuga kugira ngo uvuge izina rya Yesu, haleluya, ni uko ugomba kubanza ukamumenya, ukabanza ukamwakira nk'umwami n'umukiza, izina ryawe rikabanza rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gihe nibwo uvuga izina rya Yesu, ukavuga ijambo rikagukorera. Uri muranyumva neza? Ijambo rikagira gute? Rikagukorera. Kuko iyi si iyobowe n'ubwami bubiri. Hari ubwami bw'ijuru, akaba n'ubwami bw'ubwijima, aribwo bwami bwa Satani. Niyo mpamvu aba bantu batongera ibintu bijyanye n'ibintu by'imyuka mibi, kubera ko baba bakorana n'isi y'umwijima. Iyo babigutongereye uri mu birere byabo biragufata, ariko iyo babigutongera utari mu birere byabo ntibigufata. Aho nari kuza kusa nk'uhagera nkavuga ntese ko hari abatura bigakunda ariko bikagenda ari bibi, akaba ari n'uwatura bigakunda ariko bikagenda ari byiza. Ubwo ngubwo ku bibi, ubwo wenda reka tunabikomerezaho, bivuze ngo hari igihe umupfumu, umurozi, umukonikoni ndetse n'abakorana nabo bose niyo myuka araza. Ni urugero akavuga, reka tuvuge umuntu utari hano tutazi, wenda Kadogo kavuga ngo Kadogo azagende agwe ku gasi,
ubwo ni umuntu ukorera ubwami bwo hanze birabaye. Ariko wibuke ko hari aho wavuze mu ijambo twasomye ngo umwenda wahera wacitsemo kabiri kugira ngo twese twigerereyo. Uwo muntu uwo mwenda waramucikiye nawe kugira ngo ageremo. Icyo ni kimwe. Ubwo ngubwo birahita bituzana mu bwami bwa Satani wavuze. Tumenye we icyavuyeho kugira ngo nawe bikunde. Mpite nza ku mubyeyi. Umubyeyi nawe hari igihe ajya kwatura ikintu kibi kikakubaho. Ese ko yakubyaye agukunda yaba akorera ubwami bwa Satani cyangwa n'ubw'ijoro akore? Ese iryo jambo ayatuye kumwe na rikaba no kubera iki? Umbaje ikibazo cyiza cyane. Urumva turifashisha igitabo cy'imigani 26 umurongo waho wa 2. Reka uzubyumve wumve icyo Bibiliya ivuga. Biri mu bintu bishobora gufasha abantu. Imigani Imigani 26 umurongo waho ni wa 2. Waba wumva icyo Bibiliya ivuga? Imigani 26 umurongo wa 2. Nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufataho. Ni nako n'umuvumo w'ubusa utagira uwufataho. Uzi ikibazo abantu bagiye bahura nacyo? Bagiye biyamira idahari. Nta muntu ushobora kukuva mu muvumo w'ikintu udafitanye na kisano ngo gukoreho. Urugero, umuntu aravuze ngo uyu muntu ngo ubwo ari umusambanyi ngo azagwe ku gasi, ngo yasambanyirije uyu, yasambanyirije ibi, yagize gutya, yasenyeye urugo, akubeshyera. Ntabwo uwo muvumo ujya gufata kuko ntabwo ufite icyo uhagazeho. Ariko ibyo abivuze warabikoze, uwo muvumo uragufata. Kabiri, soma igitabo cy'Abaefeso. Efeso igice cyawe cya 6 wumve kuri icyo warumbashije cy'ababyeyi. Ubu bwami bwubatswe n'amahame, ubu bwami bw'Imana bwubatswe n'amahame. None turaza kujya ku rurimi nyuma, ariko mwamaze kumva ari gihe rimwe na rimwe abantu batura ibintu nibikore kuko badahagaze mu mahame yuko babihabwa. Yesu yaravuze ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Urumva hari ukuba mu ijambo. Kuba mu ijambo. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Reka dukoreshe iyi ngiyi. Reka dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Haravuze ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Umurongo wa 2, wubahe so na nyoko niryo tegeko rya mbere riri mu isezerano. Umurongo wa 3, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Ubone iki? Ubone amahoro uramire mu isi. Noneho ntabwo ari ngombwa ko ibi banatura. Iyo wamaze gusuzugura umubyeyi iri hame rirakugonga. Wamaze kunyumva? Noneho reka natura ijambo. Iri jambo yatuye kuko wamusuzuguye rirakwangaza. Nana kwaturaho umugisha wahagaze mu ihame ryawo, uyu mugisha nawe uragukoraho. Ni ngombwa uze kuza gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 27. Igihe nzajya mbaye imirongo mujye musoma. N'iki gice gisome igitabo cy'Abaefeso, uraza kubonamo amahame arengera abana. N'abana nabo bafite abarengera. Niyo kintu nabonye Bibiliya kizigiye cyane. Bibiliya igaragaza umubyeyi ikagaragaza n'umwana, ikagaragaza umwana akwiye ibi n'umubyeyi nawe akora ibi.
nusoma noneho Isaka amaze gusaza agiye guhesha abana b'umugisha, urebe icyo yakoze. Ubwo bivuze ngo umubyeyi yatura bitewe na muda arimo. Oya da, ashobora kwatura ari muri iyo mudu ntibigufate. Yego. Kubera ko ashobora kuba ari umubyeyi wigirira umutima mubi. Ariko ibyo bintu arimo yatura, arimo arabyatura ariko umwana yubashye umubyeyi. Urabizi ko hari ababyeyi batanyurwa. Wanze kugurira agacupa umubyeyi w'umusinzi bigenda bite? Akakwatura iryo jambo. Urugero, ufite umusaza, wowe uri iki? We wanga kugura icupa uri iki? Uri umwana we ariko nturakijijwe. Ubwo ndagira ngo mvugire abantu bavuga ati reka ntaho mpurira n'inzoga. Uri umubyeyi, uri umwana urakijijwe, afite umubyeyi winywera agacupa. Akwatsa agacupa urakamwimye. Aje turakagira gutya na gutya. Iryo jambo riragufata ntirigufata. So benaho ni nayo mpamvu abantu bakeneye kwigishwa. Impamvu bakeneye kwigishwa kuri aho ngaho, urabona ntabwo agakiza twe tugatanga. Agakiza ni Imana igatanga. We wamaze gufata icyemezo cyo kuyoboka inzira ijya mu ijuru. Sibyo? Ariko hari abandi bantu bo bakiri aho ngaho kirwana nabyo kugira ngo urebe ko bahinduka, bamenye Kristo. Icyo gihe wowe ntabwo umuha amafaranga yo kugura inzoga. Oya, ubagarara mu nshingano nk'umwana. Niba ufite amafaranga, wabyumvise, ugahereza umusaza ukavuga ati muzehe mwakira amafaranga yo gukoresha mu rugo. Ariko we niwaguze inzoga, ahubwo we wahesheje umugisha umusaza, kuko impamvu akubwira ngo ngurira inzoga nuko akuzimo iki? Ubushobozi. Wabyumvise? Wowe rero wahagaze mu nshingano nk'iki? Nk'umwana. Kuko n'ubundi nutanabikora mu kanya abandi barabikora, asigara avuga ngo nabyaye icyohe, ni ikigoryi, ni igiki. Wowe bikore, ukomeze uvuga ubutumwa. Mwerera imbuto, ukomeze uvuga ubutumwa. Ubwo umwana yubaha umubyeyi muri ubwo buryo, ibindi arekera Imana cyane. Ubundi umubyeyi nawe yatura umugisha kuko ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Icyo gihe ni umugisha w'ababyeyi. Ubwo bivuze ngo kwa ko naguze ka gacupa njye nkijijwe ariko ntibindeba, nyine ni igihe cyiwe nanjye ndi mu cyanjye, ubwo nahita avuga ati mwana wanjye Imana iguhe umugisha, urahita ukuzaho. We yamuhaye amafaranga niyamutegetse cyajya kuyakoresha. Wabyumvise? Niyamubwiye ngo muzejya kunywa inzoga. None se urugero, ushobora gufasha umuntu ubona ababaye, wamara kumufasha kuko twaremewe gufasha. Ni ngombwa twaremewe. Usoye kusoma Abayefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo kuko turaba Imana yaremye ituremeye